iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima ku mirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera nicho kidutera mana kuora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera turabasuhuje ko mwamureze turakwakiriye ku kibuga hano. Urakoze cyane. Urimba utuye ndishimye kugaruka imuhira. Iki cyagutunguye ukigera hano? Mwebwe niwe muntu wari witeze ko atari buze ko mubona? Atari buze ni mwebwe. Mwebwe zira niteze ko muza ni mwebwe mubunguye. Uyu munsi urimba gute kuba wongeye mu rugo abandi bantu bamusanzwe utabona wongeye kubona? Ni ibyishimo cyane, ndishimye vraiment kuba ndi hano uyu munsi. Nari mbakumbuye, nari nkumbuye igihugu, nari nkumbuye abanyarwanda, nari nkumbuye abakristo, nari nkumbuye abantu benshi hano. So ndishimye kuba ndi hano mu by'ukuri. Ubwo ugenda waravuze ati nzagaruka nje mu bukwe, twizere ko nabyo bita biba? Tuzabimenya hanyuma. Ariko hariho akantu nyine ka naje mu giterane, naje muri event. Ese umuntu arahari? Umuntu arahari? Umuntu we wo kuba byaba ibiki ubukwe? Muzabimenya. Muzabimenya. Ese kuza nyuma y'igihe kinini gukora umurimo muri Foursquare, ubona wongeye gutumirwa ukaba wongeye kuyisanga, wabyakiriye gute? Mu by'ukuri Foursquare ni mwiza. Baza amateka yanjye n'umurimo twakoreye muri iki gihugu. Foursquare ni mwiza. So kugaruka biranshimishije cyane kandi nari mbitegereje, nanabyifuzaga cyane. So mu by'ukuri byanshimishije kugaruka imuhira. Ese abantu bazaza mu giterane cyangwa se donation bitega iki cyangwa se biteguye? Mu by'ukuri amatsiko bafite niyo nanjye mfite. Twese dufite amatsiko yo kuzabona ubwiza bw'Imana buzaburi hari ahantu. Bitege ibihe byiza bidasanzwe byo guhembuka Imana mu mbaraga, guhimbaza Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Mu by'ukuri rero ndatekereza ko bizaba ari ibihe byiza, bizaba ari ibihe byiza, ibintu bidasanzwe. Abantu bazaza turamya Imana. Nanjye sinzi ikizahabira, ariko kizaba ari cyiza. Ese nyuma ya Joshua Generation hari ikindi giterane wowe ubwawe waba ufitanye i Kigali mbere y'uko Yes.
Okay, igihe cyo gusubirayo tuzakimenya hanyuma, ariko turacyafite ibindi bikorwa hano turimo gukora. Yego, hari abantu benshi bari bakumbuye Frank ari mu buryo bwo kuririmba, ndagira ngo iyi ndirimbo yakujemo uri hano, ndagira ngo abe ari YouTube uririmbeho gato cyane abantu baragukunda. Ibaze kuva mu ndege ugahita uririmba kabisa gato cyane. Indirimbo yamfatiye mu ndege ni nyinshi zamfashe, ariko yagize cyane n'indirimbo ivuga ngo egu utovu bwanguye uvumo acura kuzokora mbone mebe n'Imana. Kugira ngo barayizi. Wakumbuye iki kurya muri Kigali mu Rwanda? Wakumbuye kurya iki? Ni byinshi mu by'ukuri, ni byinshi, ariko ikintu cyanshimishije naho twageze mu ndege hamwe bampa amazi y'Inyange. Amazi y'Inyange sinemperutse amazi ariho karakapa kanditse mu Inyange. So nkumbuye ibintu byinshi hano ntabasha kuvuga byose, ariko ni byinshi. Iki cyagutumye ukigera hariya? Muri Amerika hariho ibintu byinshi bitandukanye mu by'ukuri na hano, so ibintu byadutumiwe ni byinshi. So kwisanga urimo gukorera umurimo mu bantu bavuga ururimi utavuga, icyo ni ikintu gakwiye gutungura umuntu, guhindura public wari ufite hano cyangwa se platform wari ufite ukajya hari ugafata indi. Ni ibintu byinshi bitandukanye, ariko Imana aradushoboje. Kubona abantu, kubona kuramya no guhimbaza, kuramya ndi muri Foursquare kandi turabyifuza kandi turimo no kubisaba Imana, gusa ntituzi ngo ni igihe runaka. Tugushimire cyane papa. Murakoze cyane. Ibyo ngibyo ntago ndabimenye. Yes. Murakoze cyane.